Hello? Halo? Biteze? Bite birasa. Akoze shaka ibintu ndi kukwaka utari kubinyohereza koko. Ndimo ndabikora mu kanya birangiye ndabikora. Ewa nagira vuba kabisa. Ikindi kandi banza unyumve neza. Umva. Numara kubikora uhita uca mu mujyi ugende urebe ya modoka yanjye kakandi gato yanohereje mu igaraje. Undebere ko karangiye kuko niyo modoka nshaka kuba ndi kugendamo muri no minsi. Ariko hari ikibazo cyari gihari nabonyemo muri ayo nandi gukora. Hari imibare nabonye batagiye bashyiramo. Rero sinzi ukuntu naza kuyibona. Hari n'ibintu byavuye muri Holland. Ntabwo bashyizeho ibiciro byayo. Bishyuye kugira bigere inaha. Okay, none wumva ikintu ugiye kunkorera. Ahantu nabaga nahimutse. Nahimutse nahavuye rwose. Urabizi neza ko ngira mama na mushiki wanjye bantesha umutwe cyane. Na n'ubu niko bikimeze. Ubu nahahunze naje ahandi hantu ubu ndimo ndagira ngo ndebe uko nashakisha umwari byibura. Birasarika mubwire. Allo? Yego. Ubundi kubona nta mwana ufite ntaki. Sibyo? Umugore wari washatse yakunaniye. Buriya nta kuntu watoroka ukareba nk'ahantu wigira ntihagire n'umuntu umenya ahantu wagiye. Erega n'ubundi niko nabigenje. Nubwo wapanga ukigira hanze buriya hari ibihugu wajyamo rwose ukikorera ugasanga urakoze neza cyane. Ibintu bya rwaserera ukabera gusenga. Imyaka ukiriho n'ubundi bose iracyari mike utangira abantu bagusereza iyo bagutesha umutwe urumva kuko usanga n'ibyo ugezeho abantu baraje barabisenye. Njyewe mbona rwose hagakwiye babyigaho nakwereka hari abantu rwose bagufasha. Umva se iyo nama ngiriye niyo ariko ntago bishoboka rwose. Ntago bishoboka kabisa. Bose urabona nasiga akazi ndi gukora business zanjye zimaze gukomera muri iki gihugu. None ikindi cya kabiri abantu bose bazi ko narongoye n'ubundi mfite umugore. Nta kibazo rega na kimwe mfite. Ngiye n'impamvu ndahanga aho ngubu ni ukugira ngo nshakishe umwari mubone. Nongere mugarure twongeye tubane. Ase muri uyu mwari urishwa neza kuzamubona. None se uriya mwana w'umukobwa namwurira he koko? Segwa abagore bato abagishyushye cyangwa wabona hari undi muntu yabaye akaba yarigendeye. Oya umwari nkuko nabikubwiye urabizi ko tugeze kubivuganaho. Umwari mushiki wanjye na mama bamutesha umutwe mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero bashobora kuba baramutoteje agahitamo kwigendera. Ntabwo nyanizera we abagore. Ntabwo biba byoroshye abantu. Cyane isaha yaguhinduka. Oya wowe nkorera ibyo ngibyo ubinzanira aha ngaha ndahita nkurangira ahantu ndugire vuba vuba ubizane. Sawa birasareka mbyiteho rwose mbikore ndabikurikirana nkaho wibereye subizi se. Sawa sawa. Sawa kabisa. Reka nze nkohereze location. None se umwa waramutse gute? Ndameze neza. Ese kuva ejo twagerageza guhamagara birasa nta nubwo yigeze wenda abona ko wamuhamagaye ngo nawe aguhamagare. Sinzi ikibazo byo na n'ubu nagerageje nzi kumwitaba. Cyangwa yaba yarivumbuye kubera ko yakomeje kuguhamagara nawe ukanga kumwitaba. Wasanga ariko urayindi gutekereza. Nshobora wenda kuguha nimero ye ukamuhamagara wenda tugakoresha yaho tukareba ko yatwitaba. Cyangwa se atanatwitaba ukansabira umutware wawe kuko bakorana ukamuvugisha. Gakire we ntabwo yamuhamagara ngo amwitabe kuko nubwo bakorana batandukanye nabi bagiranye ibintu by'ibibazo. Kumva we basa nkaho bafitanye n'inzego. Biragoye rero ko twabwira umuntu utumvikana n'undi cyangwa se bafitanye ikibazo ngo yivange muri ibyo bintu. Cyane ko wabonye ko na Gakire atara yakira impamvu uri kuba aha ngaha. Wenda ngewe waza kumpa izo nimero nkagerageza tukareba ko yakwitaba. Erega nawe warakushije. Nose umugabo uvuye mu rugo utamusezeye urifasha uragiye araguhamagaye bwa mbere ubwa kabiri abagabo barambirwa vuba. Rega nanjye ntabwo yari njye.
hasi ubundi ubwo ubonye ko bukwe we ateye ate umuntu yanga umukazana we bikagera ku rwego yumva ko yamutandukanya n'umuhungu we atajya no kumuhereza undi mugore ararengana rwose ni famiye yose ntabwo nkunda reka rero tuze kugerageza ubwo ndaza kumuguhamagarira wenda ubwo atazi nimero yanjye ashobora kutwitaba naho Gakire ntabwo ari umuntu wo kuvaga muri biriya bintu kuko Gakire nawe ntashobotse uramukoze rebera amatibo ariko yahishije igikoma aguhereza umwe nanjye nzanira nabonye ariko yazindutse uriya se ko ari indangare ntabwo nta kintu na kimwe ajya yibwiriza ubwo rero aho ngaho muri radiyo aro ntabwo ndi kukumva neza Hirwa telefone ya mama umwari yayijyanye njya gutira indi nshyiramo simukadi yanjye ndi gusakuza ahubwo ntabwo ndi kukumva neza gutyo ubu ndi kukumva Hirwa nyine ngewe ikintu ntari kumva ni iki ngiki ubundi umwari ni gutakara gutyo rwose nkuru uriya muko atangiye kumenyera reka nta n'isoni akambwira ngo umwari ngo yaje mu cyaro yaje ubundi se kuki yaje mu cyaro atabivuze nimba atari imitwe none umukobwa w'imyaka 20 n'ingahe ariko ndashaka kubaza ndasa ubundi ugira ubwenge uratekereza cyangwa urifata ukagenda ukaduta mu nzu itagiramo n'ikiro cy'umuceri urabizi neza gaze yashize twabikubwiye stock iri mu busa udutaye mu nzu ngo urimutse ndashaka kukubwira ko ntawe urusha ubwenge noneho tuje kubana nawe hano turebe ko uzabigenza aho uzajya hose tuzajyana uzatugira gute se ubundi asani wowe uratinyuka ugafata inzira ukagenda ngo ukurikiye umwari se ni igiki ku buryo ushaka gusiga umuryango wawe ngo ukurikiye umwari wumva gusubiza afite icyo avuga se mama ibyo biramurenze ko atari mu magurutsa n'umugabo aho uzaba niho uzaba aho uzagwa niho uzaba narakureze ndagukuza wa muhungu we utagira amashimwe asoni wowe uratinyuka ukasiga ugasiga inzu nta n'ibiryo birimo nta mafaranga umaye naki wumvaga iriya nzu nzayiryamo iki twicwe n'inzara ntumureba se gusa wari uzi ko ugiye ku Kanyaru wambutse wari uzi ko ugiye wambutse ugiye mu mahanga ahangaha waje ni muri iki gihugu wumvaga rero tutazamenya aho wagiye ko ndagushinze ese kuturumbura undeba ntunavuge ntabwo mva amakosa wakoze nasoje dusohoke mu gindi ngo botigire gute ndabaza nasoje dusohoke mu gindi ndabana isundari batwohereza he mama dusohoke tugire gute tujye he ugomba kunyishyura ibyo nakureresheje byose ugutumbaje ungana gutyo utarariye imitsi yanjye ugomba kunyishyura urukwavu rukuze rwonka abana ndimba bari ngonde gakoma umwana yavuze ngire mbisubirimo inde domina birasa noneho mumenye yuko ntakiri wa wundi mwifatira kuko mwiboneye doki ngonde urumva afite ubwako kugwama subiramo ukuntu uvuze domina kakuze nuze kuntera ubwoba hano domina kakuze ndakubaza urangenda kubera iki uri mama warambyaye wowe yaba wowe yaba birasa mwese abaca mu mitwe y'intoki abure gutyo tu none se ugwa mumara iki shanka musaza we reka nyine nemere ko birasaba ari muri byo gushabika ashaka amafaranga ariko nta buryo wambwira ubyo amafaranga yirirwamo n'ubwo bucuruzi bwe buruta umwana wanjye umwari ntabwo byakumvikana ibyo mwakabaye mwarabivuganye nyine umva Hirwa genda urebe birasa mwicare nkeneye kongera kumva umuntu ampamagara ambwira ngo umwari yabonetse none se Kigali barashimuta umwari ntajya mu kabari ntanywa inzoga nta bundi burara nzi ku mwari ku buryo mwavuga ngo hari ahandi yagiye mutazi ibyo mico ntabwo nyizi ku mwari
wowe ko batarakubura kutarabura irwengero. Umva ntabwo nshaka kongera kumva mbahaye iminsi 2 wowe na Birasa mumbone umwana. Oya Birasa ntabwo namukubaho kumuko nyine ngo mubwire nabi mutuke n'ubu nibyo nivugira ariko nyine urumva ntabwo ntabwo n'ubugabo kuza kumpamagara ngo no kuza kumbwira ngo umwana wanjye yabuze ngo umugore we yabuze. Erega ubu ngubu ni wowe ufite umumaro kurusha jewe. Yego. Aro? Sizima. Hari yabuze. Kubura. Kubera icyo ukomeza kungenda iki cyakumaza ubwoba? Niki cyakumaza ubwoba? Noneho mama. Ndiki cyakumaza ubwoba? Wowe ntiyarize gufata ku gakanya yarekesheje. Nabahaye amahoro nabahunze ndigendera. Kubera icyo ukomeza kunkurikira? Ntabwo tuva ahangaha noneho. Waduhunze se ubundi twe turi intare. Turingwe turi tuzabana. Niba ho wahisemo kuza kuba tuzabana. Ntabwo tuva. Ntabwo tuva ahangaha ahubwo basase bunini. Byose ni ibiki. Wadusigiye ibyo kurya. Hari amafaranga asigiye mama. Ntabwo tuva. Ako se mama ibintu muri kumura ni ibiki? Ndakubwiye ngo ntabwo tuva. Noneho niba ufite imbaraga ukaba ufite ikintu dukora duhe kudusubiza iyo ushaka. Ase ni iki nabakoreye ko? Ko se twagukoreye iki? Kubyo ushaka kwifata ukasiga mu zidafitemo n'ikiro kimwe cy'umuceri. Gaze yashize warubizi. None se ko ariko mwabyiye. Stoke nta kintu na kimwe kirimo ni wowe ukorera amafaranga uradufasha urisize nguragiye. Hari umuntu numwe muri bwebwe ngiye naremewe gutunga. Ariko twe twaragutunze. Ntabwo uri mukuru. Twe twaragutunze. Amaze niba wara. Mama yarakureze. Bitwishyure. Birasa mama yarakureze. Bitwishyure. Ariko kwa mama we urabyumva usobaneye kuntesha umukuru. Amashuri wize ni nge wayishyuye. Business ukora. Harimo share. Ntazanibwira ko bira byose ari ibyawe wenyine. Birasa urenda shima. None uradusigana usiko n'isafuriya nabyuze ngo ndebe byura kumbona ariko uko umutima nta wajya amasafuriya basise. Umutima umuvurije sharangiza akari gukanura. Genda nisonze ariko niba ari nibyaraye mu mpembe nirira ubundi. Ariko urya ibyaraye kubera genda ujya mu gikoni urebe ko hari amajya hari uteka ifiriti ukore special nangiza neza. Ako se ubu ni mwembe umukuru ninde? Mukuru ninde? Mbona wagira ngo murakurikirana muri Imana. Hanyuma ibyo nabyo urumva utabisobanukiwe. Ntabwo uzi ko ari jya mukuru mu muryango. Ariko ubundi wowe niki cyagutumye utinyuka kunyita mu izina? Teni wabigize indirimbo wagira muri ko kimenye ibyo ni dobandi. Reka rero hamwe tukangane n'iryo bandi. Reka ramubwira. Hamwe. Ntabwo ubona bukiya uteze kongera kuntera. Ngiye uzagira ute? Iyi nzu urayisohoka mu bantu. Nta mutima rwaye bihangana. Nta mutima rwaye tuza tubane. Asoni. Mwana wundi uramuheka akakuruma koko. Ese undi wamwandika ibyo wamukoreye byose mama. Niba atabihinja. Niba akamba. Niba atabihinja. Uduhe ubundi dusohoke. Hari ikindi? Nyishyura ibyo nagutanze. Yandike. Nyishyura ibyo nagutanze. Sinyeshefu ubundi wandika ko tutagenda. Dani kekoze wowe uratinyuka ukamagara gutyo. Ntabwo tuvaha. Noneho uratubone dome nakakoze wawe. Turahangana. Niba ufite imbaraga komba wiyumva uratumbaraje umeze nk'intumbi uruzi rwanaze nguguruje gusohora domina. Kabigerageza. Genda nisonze genda urebe icyumba kiza muri iyi nzu. Niba na ngombwa ucyararama nicyo ushyiramo iyo sakoshi impunzanye ashaka kandi azajya araza. Soni. Urandese tureba nk'urugo. Ibyo ndi kubwira ni ukuri ntabwo ndi kukubeshya. Noneho usiko arumva ndakumva ariko ntuzabivuge. aho sari kintu arambwira ngakivuga mu matibo akoso undi suri boss ako ntuzavuge kandi ngiye mabuja yanyica. Umva usibye no kumubwira ibyo wavuze nanjye bwahise njya muvugisha. Nanjye ntabwo uranyangira umubari njya mvuga n'ibyibango biri mbwira ikintu cyose wamenye nibwo ko njye nzayamushimisha. Usiko umwari uriya mugore bazanya wowe utwite uriya ugize akana keza katavuga
buraya yarakubititse oya se burabaye ngo ubuzima bubi cyane asa amakuru yakuye matiba nayo kugera amakuru menshi noneho wavuze ukuntu ngigeze kujya kumwumviriza yicaye yarahagaze ariko ukuntu ariko ukuntu ngo sinzi ukuntu nyine barangendaga nibagirwa abo abantu batagira amagambo abantu batagira umunwa bibagirwa vuba kugira ngo nyine batazanabivuga ngo burya umugabo we ubwo ni nyina w'umugabo we na mushiki w'umugabo we aramwirukanye ngo ikintu si bise nari mbizi ibyo nyine urabizi nyine ikindi umugabo we rwose yagize ati ntarebe inkuru yawe rwose uretse gato bose ariko nabuze inyongeza umushahara ariko si byo nagwaye ibintu bitatu ntabwo bizi nk'ubwo nagenda igihugu tukamambire none se ubwo nari nkwanze none ubaze ko yuko birasura muzi birasa ngo ndi ukunda kuza hano birasa kandi se uramuze we birasa iryo zina urarizi iryo zina ndarizi kandi birasura muzi kandi naramubonaga bose yaje kugusura nagize ngo ntabwo muzi ambashyize ngo n'umugabo wanjye ariko reka nkubwire uzi ikintu kinzanye aha ngaha ni igiki ngenda kwinginze mbabarira ukoresha uko ushoboye ntihongere kuva ko turwaye sida muri kino giturage ndavuga ko ntabirwaye se kandi nyirwaye aho urunyumvire ibaze igiturage cyose cyamenye ko ndwaye sida ndahera mvuga ngo ntabwo ndwaye sida ariko ubundi ugira ubwenge tega amatwi nyine nkubwire ariko nyumva ndagira ngo uhindure imvugo urumva uhindure imvugo utangire uvuge ko wabeshyaga kari agatwiko ariko ubu reka mbabara umbwiza ukuri ubu kuko urashaka abantu bose muri kino giturage bazabirwa batwota koko ngo turwaye sida n'ubundi igisebo cyanjye nose ndajya kwigira mwiza gute kandi babizi ko ndi mubi urumva udashobora gufata umwanzuro ngo utangire uvuge ko turi bazima ndewe ntabwo nabivuga kandi ntabwo najya kubeshya abaturage erega umutima wanjye nawe ntabwo bisa niba uri inyamaswa njye ndi umuntu kuba uvuga ko turwaye sida ngo ntacyo bitwaye niko uvuze ngo ntacyo bitwaye none se nk'ubu muri no karitsiye kugenda uri gusakuza ngo turwaye sida ubu ninde muntu wazongera kumva ninde muntu wazongera kuzajya mvugisha uburaya bwawe nyine ushaka kwanduza abakobwa bose n'abagore bose baba bawe ubanduze sida uburaya bwanjye se wowe wanyanduje sida utariyo ubundi sinabwirwa n'iki ko ari we wayinyanduje nyine wabwirwa n'iki kandi wayikwana nyine ntabwo ari byo wayikwanduje nyine wayikwanduje ukuntu uba wigira umwere wigize iki wagira ngo wasanga ari nawe wayinyanduje nyine gomeza umarabike nyine tu ubu ni ukuvanga abagore muri karitsiye bose bamaze kunyishyiramo nta n'umwe ukimvugisha nta mukobwa ukimvugisha ahantu hose ntambutse ngo dore gashamura yarahiye ahantu hose ngo dore gashamura yarahiye nandi kano gacyaro kose karabimenye reka nkubwire munya nudakoresha uko ushoboye ngo ibi bintu ubigarure uvuge ko turi bazima harya baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe rero reka baze bakote utambwira ko ari umugabo wa Karine oya ntabwo ari uwa mabuja niwe uri kuri ya foto abareba oya ahubwo ni umugabo uriya mugore ngo witwa Kumari ngo iki Mateo mbivuga ibyo bintu uvuze wabisubiramo ku izina ry'Imana do Mateo arabwa nta kwizazwa n'ikibyo njyewe nagiye ubwo mwari yaba ari umugore wabirasa n'iminsi amaze hano nkaba narabimenye nyine ngera nubwo birasa ngo nzi ngo ni ibiki by'uko kose narabonanye muri icyo gihe rero ninjye ninjiye muri salo noneho ko ngenda gakeya zina neza kagira ibibona n'imikenero rwose ntangiye ukuntu byagenze nari mvuye mu cyumba mvuye kwarura nari mvuye gukubura noneho batanigiye muri salo njye kwandura utuntu ninjira muri salo noneho ko ndi unyura inyuma y'umuntu mbona ari kureba ifoto muri telefone yandi y'uwo mupapa nimbari mupapa sinzimba n'umushuti wawe ku izina rya n'agatwika bibiliya noneho mbaza birangije mpita mutungura umugabo ninde arikanze ndamubaza kuri kubimisha mbona ko nyine yigira umwari nawe urabyumva izina ry'umuntu arangiza ndamubaza uwo mugabo uramuzi hano ngo baraziranye ndabaza none se ariko ifoto uramaje kuyibona njyewe nayibone gutya ari kwireba nese so mugabo ubyibushye ubujyanwa yego wibogari banabaje umugabo no wahehe uri kumureba ukarira numbona neza story yiwe inkuru yenda gusa niya mahuje ndabaza umugabo ninde aranga ngo ntuzabivuge ni umugabo wanjye tamvuga yuko namubonye hano ataba ngo sinzabivuge ngo mbigire ibanga mabujaje
nyine arambaza ngo byagenze bite mpita mbivuga nababasha baratungurwa na Karine yaraje mu biganiraho arabimenya amenya ko mwara ari umugore wa Birasa. Yego aramubaza ngo ya Birasa. Aramubaza ngo kuki utabimbwiye. Iyi nkuru iragurishwa. Nakubwiye se. Ambwira wimbwira bwaye. Shabose waranagowe. Umva nkubwire Matibo. Urakoze ni inkuru mpaye ni inkuru nziza ukumva narenga ikeneye ahasige nanjye. Ngiye kuri gushaka icyo nyimaza. Ushaka icyo uyimaza unanyohereza amafaranga. Hano mugira ikibazo rwose ikibazo cy'amafaranga. Ahumura ndayakugurira uko. Murakoze cyane. Hari indi nkuru ukeneye se? We gumuzishaka hari n'izindi ngo zizaza nyuma yazo. Hari n'ibindi nzi nzabikubwira. Gagenda ryo mu kazi. Biragutunguye. Igenda ryo mu kazi bato. Murakoze boss. Mwari yatewe inda na Birasa. Iyi ni misiyo uriya mukobwa ariho kandi umuntu umugore wanjye iminsi ishize atarabimbwira ubu ni inkuru yamishe koko uretse ndaza kumubaza Bakote icyo wakoze nicyo kigomba kugaragara. Mbega washaka kunyotesha nicyo washaka wari wota se ahubwo wari wota nicyo washakaga ibyo bintu rero washyize mu mutwe wawe umva ugenda ubisibemo urumva reka niwongera kubona igice cyanjye cyatanu kivuye mu mufuka wanjye ni ukakibona umva n'uyu mwana kwanza urashaka gufungwa ariko njye mfunga ko ntabwo amafaranga se twandikiranye ko ngomba kuguha amafaranga umenye ko abayobozi bamenye urumva niba witwara nabi rero ndagufungura okay ntacyo uzamfungisha ariko n'uyu mwana utwite sha nubona nje no kumureba uzangaye ubundi nzamurebaho iki ningage nubona nongera ukumva nanga kwanje garuka ngaha mu bintu byose uzajya uvuga ibyo wibagirwa umwana wanjye urumva ntukamuvuga y'amagambo umwana urwaye sida se wamaze iki utazatuma n'umwana wanjye avamo ukambona avamo umwana yawe ari inkungu ziyongoje akava mu nda uko yiboneye ubu n'ushatse kumva ko nungu kuba turi gutongana agahita yivanamo akuze ko kuvuga kubwira umubyeyi ufite amagambo mabari agenda twite biki uraza n'amahane n'iki ntani ubundi se hari amafaranga ufite amafaranga y'iki nakubwiye ngo n'igice cyatanu nzongera kuguha nutarutira biraye mu ugenda bakutiri bazima nta natanu nzongera kuguha ibyo bicara ubizi kandi nakurahiye ibyo bicara ubizi ntuzongere no kumva ngo nsaba amafaranga ubwo mwanzuro ni uwawe gusa uragenda utamaye amafaranga nyine nakubwiye ngo urahitamo ndekura amafaranga se y'iki nyine amafaranga banza wemere ko ugenda uva kutiri bazima ndayaguha nutayivuga nta n'ijana naguha noneho nanjye ngiye kugenda iki cyaro cyacu mparenge njye no mu mujyi noneho ngende mvuga kwa Nesida mu mujyi se ngiye ko naguteye sida none sawa niba ufite ibimenyetso bazakota kandi uzabibona nta kibazo nyine nta kibazo njye cyo nakubwiye ngo niba ushaka komeza kugenda wiyotesha abantu ubikore niba udashaka ko ibi bintu tubihagarika ubwo uzifashe ngiye gashamuranda nagiye nta n'igice cyatanu nzongera kuguha dore ko areba nk'indurungutse baraje bakote nasoni genda uwo muriro ngo baranyota bundi uri umugabo cyangwa uri imbwa Sekra bite byawe wahisemo kuza gutura kuva ryari ufata umwanzuro wo gupakira ibikapu ukaza ushoreranye na Birasa waje kuba umwari waje kuba sisi muri uru rugo uri mushiki wa Birasa ubundi njye singusobanukirwa ariko ngiye uri kundenganya uraha nkande ntuzi nahaje nk'umukozi n'ubundi ni gukora akazi none nakoraga waradusezeye Masiko nenzi ko namwe wenda ndi bubasanga cyangwa musigaye hari ibindi muri gukora ko nabanje kuza kubatunganya ngo nayi kujya kumubaza ngo abandi bari nyamara singushira amakenga ku buryo wifata ukazinga ibintu byose ese ko hari n'ibirahuri nabuze warabipakiye mu gikapu Musirumva ngiye utari kundenganya ese ko wagiye udakoze amasuku kandi mwarimu hasigaye nyene ngiye naje kubanza kwita ku byanga urabona ko naho hameze nabi nyine harajagaraye ubuse niyo kwakora ari habiri ko cyangwa no Birasa ari natwe uwo ugomba kwitaho bwa mbere ninde buriya ariko numva nabanza Birasa nyine namwe ntago nabirengagiza musika ari umpemba
ni wowe wakubwiye ngo ugende utavuze Oya ntabyo yambwiye ariko nari nzi ko namwe nyine muri inyuma ubwo murahita muzi. njye sinumva ikikwicaje hariya Nta kibazo ariko ni akazi nk'ibisanzwe nk'uko nawe wakama tukagenda. wagombaga kuza ukabanza ukansezera ugasezera mama ukatubwira ko ugiye tukabyemera cyangwa tukabyanga. Uzi se njye nari nzi ko namwe murahita muza pe. Gusa uri kumva nayi kwanga kubasezera kuko numvaga ko namwe muri inyuma musigaye muri kuzinga murahita muza. Ntabwo nari nzi ko muri butinde rwose. Cyangwa wamubwiye tugana? Oya nta kintu namubwiye rwose gusa urabona namubwira iki. Nta kintu arakubaza buriya? Nta kimwe arambaza kuva naza nta masuku nirirwamo nakoze mu byumba nkora hara hanze ubu ngubu nayimurikijeho Jaride nta kintu turavugana nawe kuva nagira hano. Sibye ko niyo yakimbaza nta n'ikintu namubwira. Nyamara kara ni ukuri njye singushira amakenga Wenge ntungire ikibazo kusera ntungire ikibazo njye ntabwo ngushira amakenga ntungireho ikibazo njye ndi mu kazi nese wabuze no kutubwira ko agiye nari kubahamagara iyo mumara uyu munsi mutaje ntari gushaka nimero zawe nkahita nguhamagara ahubwo nise muri he ko twahageze ni ukuri kw'Imana njye nuko nabanje nyine gukora akazi kuko nabo baba bambwira ati kora vuba vuba dore na hariya hose hagukeneye na hariya nkajya kwita muri ibyo ngibyo ariko ntabwo nari kugenda ntababwira ahubwo siko mwatinze mwaje ariko twaje nyine twese uragira ngo turavuga nishimye nanjye akazi nakarangije nimo ibyumba byanyu byose birateguye nta kindi kibaje ahubwo ni karibu ibyawe ni karibu nanjye numvaga mwatinze ni ukuri mama atarihe arahari ntabwo wamubonye se nturanamusuhuza hanze kumusuhuza hanze mbakire ni ukuri njye mbiteho ase ubundi kira ajya gupanga kugenda ntabyo yakubwiye ntabyo mwaganiriye ntabwo twaganiriye yaraje gusa arakubwira ngo fata ibikapu uzinge unkurikire nyine urabona yarambwiye ngo hari ahantu ngo babonye inzu nshyashya biriya ngo bayahaye bayiretse ngo ntitubaba ariho tujya ndabaye se baratifu bari he ngo yazinga tugende nabo baradukurikira ngo nzi ko namwe musigaye mu modoka y'inyuma gutyo gusa ni ukuri nta bindi bintu twavuganye nta kindi yambaje umunsi ubwo urabona yambwira iki birasa urabona yambwira ngo aho tugiye se akamaro kenshi ni neza se ngo ndibwishyure nanjye nawe ntukansetse rwose urabona yambwira iki nyamara rero reka nkubwire nugira icyo uvugana na Birasa nugira icyo umubwira twaganiriye uzamenye ngo nta n'iminsi ibiri usigaje kuri iyi si uzamenye ngo urupfu ruraje wowe rurakwegereye urimo urabyumva ninjye ubikwibwiriye ikindi kandi uzi amabanga yacu menshi twaganiriye byinshi mama yarakwizeye nk'umwana mu rugo urimo urabyumva nugira icyo usohora mu kanwa kawe nugira icyo ubwira Birasa mva urwo rurimi ntuzongera no kurunyeganyeza ubike mu nda mu mutima no hasi ngo ba urimo urabyumva bitari ibyo ngibyo urwo rurimi ntabwo ruzongera kunyeganyega urabyumva kra ko wititiza ndi kubyumva ariko umuntu wapfuye ntatitira kuko ko afite iterabwoba riteye ubwoba uhora wigunze wagira ngo niko bitera temuko ni byiza urumva ari byiza mwana ndashaka kubaza ikintu kimwe kandi sinshaka guca hirya guca hino gucengacenga niko mwana ubu wajeho nta kindi kikugenza ari ugucumika gusa yego nta kintu upanga na Karina nyamara ushatse wambwiza kuri wa mukobwa we nta n'uwari uziranye na Karina ni ubwa mbere amubonye aragufasha gusa ni ubwa mbere ko mwari mwa wambwije ukuri none se ubu naba nkubeshya ngo bimare ibiki mbara njye nkubwire mu buzima bwanjye ibintu byanjye bijyana gake sinjya ngo umushaka kunshenga cyangwa anyuze hirya no hino ndashaka kubaza umuntu waguteye nda naramukubajije ushize wakubimbwira
nako Karine yahise akuhora agutwara agusubiza mu nzu. Ndashaka no numviza ukuri, umuntu aguteye inda ingiye utwite ninde mwana? umugabo umugabo nyine ntabwo witerwa n'inyamaswa bitewe n'umugabo. Ndashaka kumenya umugabo yitwa nde, akorera he, mwari mutuye he, wageze kuri uwo mugabo gute, urangije uvuyeyo inzira ikuvanye ku mugabo wawe ikuzana hano kwa Gakire. Ndashaka kumenya uwo mugabo ni ntumbeshye kuko byose amakuru yose ndayafite atari ivumbi. Umugabo witwa nde? Shavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze